Shalom, 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 bakunzi ba Team TV. Yes, ashimwe, muraho, muri amahoro. Mumeze neza. Yes, nanjye meze neza n'ukuri ndashima Imana. Shimye Imana ko nongeye kugaruka, shimye Imana ko hari hashize igihe tutabona nayo kwikaba ikibarinze nanjye ndinze ihabwa icyubahiro. Iyo Mana twizeye n'ukuri niyo kwiringirwa ibihe byose. Hari ibyo barakurinze, hari ibyo barandinze, n'ukuri dufite gahunda yo kwishima ibihe byose kuko niyo kwizerwa kandi niyo gushimwa. Hallelujah. Amen. Shimye Imana rero ko turi bazima, shimye Imana ko turi amahoro, shimye Imana ko namwe abakunzi ba Team TV mwese mu makuru yose numva muri amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabashimira mwese mwebwe mujya mukurikira mukambaza mama uri hehe, mama Ganzo uri hehe. Nukuri ndabashimira mwese Imana yo mwijeba umugisha. Rega narababwiye ngo mudahari nukuri natwe hano ntacyo twatumaze kuri Team TV. Ese twakwibwira tukongera tukagaruka tukwiyumva ntabwo byashoboka. Ahubwo kubera ko muhari natwe niyo mpamvu dukomeje kuba hano. Iyo Mana rero twizeye reka tuyishime. Hallelujah. Ushimwe mwami w'abami kubw'ineza yawe, ushimirwe uburinzi bwawe mwami. Warakoze kuturindira hatandukanye, warakoze kongera kutugarura tubimeka umukabazima, warakoze ko arenze inshuti za Team TV bose mwami. Warakoze ko barwaniye ishyaka, warakoze kubw'ubuhamya mwami mba nakira hirya no hino aho bavuga icyo Team TV yabamariye. Warakoze imiryango wubatse mwami kubera Team TV. Warakoze mwami kubari bashonje bumva nta byiringiro mwami wagaburiye kubera Team TV. Warakoze mwungeri mwiza kubari bambaye ubusa wambitse kubera Team TV. Yo mwami ndagushimye, warakoze. Hari imirimo myinshi umaze gukora mwungeri mwiza. Hari abari bihebye bumva batagira urubyaro ariko mwami wagiriye neza ugaha urubyaro. Mwami hari abari bihebye bazi yuko bidashoboka kugira nabo uko bamera ariko mwami wabahinduriye amazina n'ukuri uhabwa icyubahiro. Shimwe himbazwe ko hari imirimo n'ibitangaza wakoze biciye kuri Team TV. Nuko rero wera wa Israheli ndakwinze kugira ngo ukomeze uyiyobore, ukomeze uyibeho hafi mwami, uyibe iruhande, ukomeze uyiyobore kuko ijambo rye rivuga mwungeri mwiza. Nukuri natwe turakwizeye tugushyize imbere, turakwinze kugira ngo ukomeze kutubera byose muri byose. Iyi Team TV ntikumvikane yonyine mwami, ntakumvikane jewe ndetse mwungeri mwiza uhaje wese ntakumvikane ntakagaragare, ahubwo wowe uganze shyirwa hejuru kuri byose muri byose, ibyo twatuye ibyo tutatuye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yes, rero ngira ngo twese turaziranye. Gusa ntuziranye. Ubu hari yenda abari bumbone yenda aribwo bwa mbere nitwa Umuganwa, nitwa Jolly, nitwa Jori, nitwa Kamikazi. Ryo ni ry'Imana mpereye mu cyumba cy'amasengesho nk'abo umushumba. Ndabishimira Imana rero ko idushoboje kongera kuganira. Uyu munsi wa none rero nagira ngo gusa twiganirire twumve mpamvu ki umuntu akwiye kuba hanezerewe. Hallelujah. Impamvu ki umuntu akwiye kuba hanezerewe afite ibimusonga, afite ibimuzonga, afite amazina, afite abamubwiye ko ari mubi, afite abamubwiye ko asa nabi, afite abamubwiye ko yambara ntaberwe, afite abamubwiye ko ni iki se gikwiye gutuma ukunda abanzi bawe? Ni iki se gikwiye gutuma ugirira neza ukugirira nabi? Niki gikwiye gutuma ufata telefone ukayibatura ugaterefona umuntu ubizi neza ko uriya muntu aguciraho iteka uko bwije uko bukeye? Niki? Amen. Ndagira ngo uyu munsi twiganirire. Reka rero mbabwire ikintu gikwiye gutuma uhora uri mwiza nta kindi. Iyo wamenye Kristo niwe wenyine ugushoboza guhora uri mwiza. Ugaseka batasetse neza, ukareba neza, ukayisiga Suzana tuhumura neza, ugasuka batusutse neza, ukambara umwenda wa 500 atari ko umwenda we ni mwiza. Reka mbabwire nta kindi kizagushoboza uretse Kristo muri wowe. Udafite Kristo muri we sorry, sinzi ukuntu wowe ujye ubigenza kugira ngo uke. Yenda ubwo wowe ufashwa n'amafaranga, ugafashwa n'ibyubahiro, ugafashwa n'ibindi bikomeye sawa. Ariko babandi bose, babandi bafite amazina yo twiswe twapfinyagajwe, wowe wo kwa runaka ubundi ni keza kikagakometse Nazareti n'ibintu nk'ibyo. Ikizakunezeza ukanezerwa nta kindi ni Kristo muri wowe.
niba utaragira Kristo muri wowe sore, niba umufite uzajya unezerwa kandi wakababaye, umuntu agutuke useke, umuntu akwange umukundi, umuntu akubabaze uharanire kumunezeza, ndetse ahubwo nibirangira nunaharanira kumunezeza aho kugira ngo avuge ati yo uzi ko wa muntu atsindishije ikibi cyiza, oya azahindura imvugo avuga ati abageneye kwigaragaza, abakeneye kwibonekeza, abagira ngo bamumenye, abagira ngo bamushime, nyamara icyo wari ugamije ntabwo nawe ubwawe ari wowe, ahubwo ni Kristo muri wowe, ni we ugushoboza bya bindi byo utagashoboye. Reka rero mbabwire bakundwa, uyu munsi nje kubabwira ngo twikunde. Haleluya, twikunde, twifurize ibyiza, twifuze kubaho mu mahoro. Reka mbabwire, umuntu ubaho ufite mukushi ku mutima, ugasanga harakokose warajaje, jore w'imyaka 50 yatunguka bati aka gakobwa se, ntabwo ari ikindi, ni Kristo muri wa jori. Ntabwo mvuga jori jewe n'urugero, nabwiye ngo ingero nkunda gutangiza amazina yacu, ayanjye ya Emi ayo niyo nkunda gutanga, ejo bitazahura n'umuntu wundi hirya ngavuga ati byanjye urabizi ubizanye ute hano, oya ndagira ngo rero nkubwire inshuti y'Imana, ni ukuri niwikunda bizatuma ugira amahoro, ya mahoro uzasesekaza nabo mu bagukikije bose cyangwa abakuri mu mpande. Reka nkubwire, hari abantu benshi basa naho ikibagize ari ukubwira ibintu biguca intege, ari ukubwira ibintu biguca umutima, ari ukubwira ibintu bigutakariza icyizere, witakariza icyizere, ujye wicara aho uri wumve nta mumaro, ntacyo umaze, uri mubi, wambara nabi, ugenda nabi, useka nabi, yewe no kuryama kandi mutararana bakubwira ngo uryama nabi, nawe ukabyakira ukumva ko uryama nabi, ukumva ko urimo bukumva. Ariko reka nkubwire, ikunde nibwo uzarenga bya bitekerezo byaba abandi buzuye ishyari n'inzangano n'ibibazo, ukabirenga ahubwo ugakora bitandukanye, ibibusanye n'ibyo bagutekerezaga ko wakora. Nta kindi kizagushoboza uretse Kristo muri wowe. Nje rero nkunda kunezerwa. Hari abantu tujya tuganira akambwira ngo ariko wowe ngubundi se ngo ubwo wowe wabonye iki, ngo wowe buri agatese aho ngaho maye ngo nta kibazo wigeze, ngo reka mbabwire, niba hari abigeze bakurikira ubuhamya bwanjye, ni ukuri niba hari umuntu wakabaye yabaye hababaye azinze umunya irizmi njyewe, ariko naribohoye, nicyo nababwira, kandi nanjye sijyo yibohoye, ahubwo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Abantu baranyanga nkabakunda, abantu bangirira nabi nkabagirira neza, abantu ntabwo rero nanjye ari byo bishobora. Niko uyu munsi naje kubwira rero, mu buryo bwo kwikunda harimo kwiyifuriza amahoro, mu buryo bwo kwifuriza amahoro harimo no kuza ukayaha abandi, abayashaka n'abatayashaka ukayabaha, nibwo nawe azagaruka akakujyaho. Ariko bitabaye ibyo ngibyo, nutega amatwi ibigambo bipfuye byo bakuvugaho, ukabitindaho bizavaho bikubati, nawe koko ubeho uvuga nawe, ubeho ugenda nawe, ubeho useka nawe, kandi mu by'ukuri uri mwiza, useka neza, ukora ibintu neza, ariko kubera ko wateze amatwi Satani yarayafashe nyine arayabata, nawe uhitamo urahinduka koko umera nka bya bintu. Rero ndabifuriza kwikunda, mwikunde. Buri muntu isobanukirwa ko yaremwe mu ishusho y'Imana, buri muntu isobanukirwa ko hari impamvu yo kubaho kwe kw'Imana. Imana hari nibyo nyambaza abantu ngo ese hari umwana, hari ubwo ijambo ry'Imana yagiye tubwira ngo umwana ngo ni umwandu uturuka ku Uwiteka, bitubwira ngo ikinyendaro si umwandu uturuka ku Uwiteka, oya. Rero hari abantu baguha ayo mazina bakayaguhata bakagushyiraho n'ibyo bintu n'ibiki, ugasanga ko kubaye mubi, ariko ntabwo uri mubi, uri umugisha. Naho waba waraje ku isi uri ikinyendaro, ni ukuri reka nkubwire ngo uri impanuka kuri abo, ariko ku Mana ntabwo uri impanuka, kandi ibyo yaguteganyirije byose hatabuzemo na kimwe uzabibona. Ba bandi nabo bazahindura izina, oh haleluya, kubera ineza y'Imana bazahindura izina, bashaka kuzabyita ibindi kubera ko buzuye negativity, buzuye ibitekerezo bibi bya Satani. Nyine nta ise w'ibibi agira n'abatuma akabakoresha, na se w'ibyiza afite abatuma akabakoresha. Rero reka nkubwire, Imana iguhuze no kubwira ibyiza byawe, Imana iguhuze no kubwira uwuri, Imana iguhuze no kwibutsa uwuri, Imana iguhuze n'umugisha wawe. Warekeraho mbese nashaka kubabwira gusa ngo turi kumwe kandi ndabakunda.
amahoro ya Kristo rero abane namwe kandi ubwiza bwa Kristo bukomeze kubaganza icyari kibi cyose Imana ikiguhanagureho uyu mugoroba ndetse ikiguhanagureho aya manywa ndetse ikiguhanagureho iki gitondo Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibaho amahoro ndabakunda